abinyujije ku rukuta rwe rwa IG yagize ati "Hear me out", ashyiraho agastika kanegura. Arakomeza ati "Abeza si abazwi neza gusa, kandi ababi si abazwi nabi gusa, kuko hari n'abagize ibyago ibihe bibita amazina atari ayabo." Aya rero akaba ari amagambo yatangajwe n'uwitwa Titi Brown Desa. Ngira ngo twese Titi Brown turamuzi, yamenyekanye cyane ku bubesto bwiwe na Nyambo. Ibyo byose turaza kubivugaho, ndetse tunamenye impamvu aya magambo uyu mubyinnyi wacu karabutaka yanditse, impamvu yayanditse kandi akayandika muri ibi bihe. Stay tuned, ndaje mu kanya nkuvire imuzi n'imuzingo, nkubwire ibintu byose uko byifashe, nkubwire amakuru yose kuri Titi ndetse no kuri Nyambo. Niba utarakora subscribe kuri platform yacu, yikore ndetse ukore no kunzogera kugira ngo amakuru mbagezaho yizewe ajye abageraho 5 kuri 5. Nagarutse rero kugira ngo mbahereze inkuru zizewe, inkuru zitariho ivumbi. Abantu benshi mukomeje kugira ngo ibi ni prank. Ntabwo ari prank, kuko musigaye mwaratinye ko abantu baza hano kuri social media bakabagaburira ibyo bashaka, mukibaraguza, mukavuga, mwajya kureba mugasanga byari prank. Ibi ngibi mbivuze kubera ibyo General Benda na Shakira bigeze kuba bakora, ndetse n'itsinda rya cyase couple ya General Benda na Shakira, ibyo badukoreye biratubwira ko bashwanye na ririya tsinda rindi ry'ababyinnyi rya Divine ndetse na Sheri wiwe. Rero ibi ngibi bya Titi Brown ibyo ntabwo ari prank, ni inkuru yizewe. Ni inkuru rero yatangiye gusakara cyane nyuma y'ibyari byaravuzwe, ndetse na nyuma y'amavideo yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ubwambure bwa Nyambo Jessica. Ibi rero byaje kuba confirmed nyuma y'uko bigaragaye y'uko Titi Brown atakivugisha uwitwa Nyambo Jessica, yaba kuri call, ndetse biza kuba confirmed bitewe n'ibyo Titi Brown yatangaje, nk'uko twatangiye mbibabwira. Nyambo Jessica rero si ubwa mbere avugwaho inkuru z'ubusambanyi, dore ko mu minsi ishize yavugwagaho guterwa inda n'uyu Titi Brown. Nubwo aba bombi ibi babihakanye bivuye inyuma, bakavuga yuko atari byo, kuko Jessica we yatangazaga yuko ikintu cya mbere gishobora gutuma atandukana n'uwitwa Titi Brown ari uko yamubwira ngo amuhe ku bintu. Niko Jessica cyase Nyambo Jessica yari yaratangaje. Nyuma yaho rero nibwo haje kuba haza ibintu byinshi, amavideo menshi arasakara. Ubungubu ku bari kuri X cyangwa se kuri Twitter, abantu mukoresha Twitter, aya mavideo ariho agaragaza Nyambo, ubusambanyi bwiwe, ubwambure bwiwe, amavideo menshi cyane. Ariko tukibaza tuti, umuntu ujye gusharinga amafoto y'undi agaragaza ubwambure bw'undi, we abashaka kugera kuki? Kubera yuko urabona ko byagizwe akamenyero, tuvuye mu nkuru y'ishanga Emeline, turangije tuje kuri Nyambo Jessica. Mbese urabona yuko ahangaha RIB itagize icyo ikora, byazakomeza mbese bikaba nk'umuco, n'umuntu uwo ari we wese wumva ashaka kwamamara akaba akifata ubwambure bwiwe agashyira hariya kugira ngo abe yamenyekana. Ariko
ahangaha ho biratangaje kuba umuntu ashimishwa no kuba yashyira undi hanze, agashyira ubwambure bw'undi hanze. Ubu ndi kwibaza nk'umuntu washarinze aya mashusho ya Nyambo yaragamije iki? Aya mashusho rero agiye hanze nyuma y'uko byari byakomeje kuvugwa y'uko Titi Brown atagicana uwaka n'uwitwa Nyambo Jessica. Ni mu gihe twebwe twicaye tuvuga tuti itikwe kiratashye, tube dutegura imikenyero, kuko byari byaramaze kugaragara y'uko abangaba batakiri ababesto, ahubwo ari abakunzi, bitewe n'inkuru zose zagiye zitangazwa na murumuna witwa Titi Brown Dancer. Hanyuma rero biza kuba confirmed bitewe n'iriya nkuru, bitewe n'ariya magambo Titi Brown yanditse kuri IG, ariya twatangiranye mbabwiraho, niyo yahise akomfirima neza yuko koko ibi ngibi bishobora kuba ari byo. Ikindi uramutse usuye hari channel yari ya Titi Brown na Nyambo, ugiye ukareba ikiganiro cya mbere igihe kimaze, haciye igihe kinini kandi bari batubwiye ko bagiye kuduhereza ibyishimo. Urumva ko aho hantu naho harimo kwe. Rero naje gusanga ibi ngibi rwose atari prank, naje gusanga ibi ngibi ari inkuru izwi neza n'abari hafi n'abakunzi ba hafi y'abariya bantu, aho bamwe bavuga yuko ibya Titi Brown na Nyambo bigiye kuba nk'ibya Miki ndetse na Regis. Bagakomeza bagira bati uyu Nyambo ibyo ubusambanyi yabigize akamenyero. Impamvu bitigeze bipika cyane mu minsi yashize cyangwa se mu mezi yashize, ni uko uyu Nyambo tutamufataga nk'aho akundana na Titi Brown. Niyo mpamvu twumvaga yuko afite uburenganzira bwose busesuye bwo kuba yakora icyo ashaka, kuko aba bombi bari baratubwiye ko buri umwe bo ubwabo ba nyir'ubwite nibo bari baravuze yuko buri umwe afite sheri wiwe n'undi afite sheri wiwe, kuko bo badakundana ahubwo ari ababesto. Nyambo rero yakomeje kuvugwaho ibintu byinshi, avugwaho kuba ahabwa amafaranga n'abadiaspora, avugwaho kuba asambana n'abadiaspora, ariko ibyo byose nyine bisa nkaho bituza kubera yuko tutavugaga yuko akundana na Titi Brown. Uyu munsi rero nibwo byazamutse cyane, kuko aba bombi bari baramaze gukonfirima, bari baramaze kutwemeza yuko bari mu rukundo, ndetse Nyambo yari aramaze kwerekana Titi Brown iwabo, kuko mama wa Nyambo yari azi neza Titi Brown nk'umukunzi wa Nyambo. Mama wa Nyambo nta wundi musore azi ukundana na Nyambo, nta wundi musore azi uzashaka Nyambo usibye Titi Brown. Ibi ngibi ntago rero byigeze bibibanga, kuko ubwabo nibo baje kuba babyishyirira hanze. Natwe rero turakurikira tukamenya ibiri imihanda, tukaza tukabazanira ibihari. Rero ku munsi wa none ntabwo witwa Titi Brown akiri mu rukundo n'uwitwa Nyambo Jessica. Ikindi kibihamya ni uko ahantu hose Nyambo asigaye ajya muri ino minsi aba atari kumwe na Titi Brown nk'ibisanzwe, kuko wabonaga yuko nabo bashatse kubikora nka The Ben na Pamela, nkaho umwe ashaka kuzamanaginga mugenzi we, niko nabivuga. So rero nuko nguko bimeze. Ayo niyo makuru dufite ku munsi wa none, ayo niyo makuru dufite yizewe, ntago iba ari prank, ntago ibi ngibi ari inkuru y'ikinyoma rwose. Umuntu wese ndetse YouTube yose muri buze kubisangaho, nuko iyi nkuru yamaze kubimamo, ndetse dutegereje yuko Titi Brown aza akagira icyo abivugaho ku mbuga nkoranyambaga.
byaba byiza bo babikoze neza mu buhanga, ntibihe rubanda nk'uko Miki na Regis babikoze, ko biriya byo twarabinenze twarabineguye, ntabwo byari ibintu byiza cyane, byababaje benshi, bimwe bituma bamwe banga Regis, ibindi bituma bamwe banga Miki, kandi bari bamaze kubaka umufana hariya, bari bamaze kugira abafana benshi cyane. Ibyo ngibyo uzagenda ubirebere ku mavideo bari basigaye bakora, ni mu minota nako nta nubwo ari mu isaha, bari bamaze babaga bamaze kurebwa n'ibihumbi, ariko kugeza ubu ngubu video irashyirwaho ikarebwa n'ibihumbi haciyeho nk'iminsi 2 cyangwa se 3. Rero icyo twakisabira Nyambo na Titi Brown, ni mutandukane neza, ariko nanone twabifuriza gutandukana kuko mwaduhaga ibyishimo, twabakundaga. Mugire umunsi mwiza kuri mwe mwese mwari munkurikiye.